ijuru ntiriraba. Revival, hari ibintu Imana itugatuze, hari ibintu Imana itetse, hari ibintu Imana igiye kwarura, hari ibintu Imana igiye gukora, kandi tugomba kubisengera. Tuma abakristo benshi tuguma mu buzima bwa gikristo butajya imbere nuko twigereranya n'ibiri hasi, ngo jewe sinywa inzoga, ngo jewe sinywa itabi, ngo jewe, ukarondora ibyo udakora. Ariko ubuzima bufite imbaraga burangwa n'ibyo ukora. Hari ibyo naretse kugira ngo ntangire gukora ibindi by'igihe hejuru. Haleluya. Barigishije numva hari urundi rwego ngomba kugeraho, kuko icyo amategeko ya Mose yakoze mu buzima bwa Isirayeli, kubakura mu kajagari ko kutamenya gutandukanya ikizima n'igipfuye. Hari abantu benshi babaho ntabwo ubona ko ibi bintu urimo gukora bikwangiriza, ariko ngo n'abandi barabikora. Tukiri abasore twajyaga tujya mu biterane tugashyushya, bigashyuha, twaranye twabwira abantu ngo rero niba mushaka ko tujyanayo mwihane. Bari ibintu abantu mwarabibonye, inyigisho zo kwihana zisigaye zaracogoye, dushigaye dusigiririza ngo turashaka abantu bashima Imana, ndashima Yesu yampaye inzu, ndashima Yesu yampaye imodoka, ndashima Yesu yampaye umwana, ndashima Yesu yampaye umugore. Ariko ibyo byose tuvuga n'abapagani barabifite, ndetse usanga bafite ibiturusha. Nushima yuko Imana yaguhaye inzu, ndakurahiye uzaze nkujyane nkwereke abantu bahakana Imana baba mu nzu iruti yawe. Ndabeshya? Nushima Imana yuko Imana yaguhaye imodoka, nakwambiye uzaze nkujyane ureba abantu bagenda muri Range Rover, yakubwira amafaranga yayiguze ukifata mu matwi. Nkwereke umuntu ugenda muri Brabus ya miliyoni 400 muri iki gihugu kandi adasenga. Ariko Imana niguha inzu ujye ushima Imana, Imana niguha imodoka ujye ushima Imana, kuko wayisengeye. Mujya mubona parking yacu ukuntu isigaye ari ikibazo. Twubaka urusengero nta modoka zari muri parking, ariko hamwe no gusenga no gusaba Imana no kuyishimira, imodoka zaraje. None reka rero mbabwire, haleluya, ibi ngibi tuzasiga hano ku isi, reka tubiryoherwe, hanyuma turangiza tuvuge ngo nushaka ko tujyanayo ihane mwiringira gukiza ubu, wihane kandi uwo mutwaro wikoreye nemera ugutururuke, ngo tuzabane mw'ijuru. Ihane ubona ndimo gupima ngo mbaza abinyuma muranyumva neza. Niba mwanyumvaga ubwo turakomeje. Haleluya. Ariko nshatse nanagarukiriza naha, ntabwira umuntu wumva atiteguye ngo haguruka tugusengere niturangiza twitahira, kuko ubundi intego yo kwigisha ni ugufasha abantu kwegera Imana bakihana, barangiza bagatangira gukura bakagendana nayo. Ariko kwifata turabibona, ariko reka niye kwitanga imbere yadusigiye ivuga ngo kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Kandi aho waba uturutse hose rwose ndibwira ko iyo ntego ni imwe mu ntego z'ingenzi. Haleluya. Kuko ikintu cya mbere ubuzima bw'umuntu Imana yabushyiriye ku isi ni ukugira ngo duheshe Imana icyubahiro, niturangiza tubera abandi umugisha. Kuko bigeze kubaza Yesu baramubwira ngo ariko mwigisha mwiza, ngo itegeko risumba yandi ni irihe? Buriya intego nziza y'ubuzima bw'umuntu ni ugusohoza amategeko asumba yandi. Haleluya. Noneho Yesu aravuga ati ariko muhora mwirushya mutondeka amategeko mwongeraho yandi. Aravuga ati dore itegeko risumba yandi, ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, nurangiza ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Ati andi mategeko yose ashamikira kuri ayo ngayo. Haleluya. Rero nkimara gukizwa, kuko jyewe nkizwa nakijwe nsomye urwandiko rwa Paulo yandikiye Abafilipi, arababwira ngo kubwanjye kubaho ni Kristo. Ndavuga ariko uyu mugabo namukundaga
nsoma bibiliya gusa, ko jewe nakijwe nsoma bibiliya. Ariko icyatumye mba hooked, mbese mfatwa kuri Paulo, ubundi jewe muri kamere yanjye nzirana n'abantu bazetuka, abantu bagenda bakurura amaguru, abantu bavuga ibintu ntibabisohoze, abantu bajya aho ngaho ukabona baraho ngaho baramangamanga. Karese uje kumangama, muzi kumangamanga? Kera tukiri abana twajyaga tugenda tugakubita amaguru hejuru tukagendera ku maboko, nibyo bitaga kumangamanga. Ukabona umuntu aragenda acuramye, ukabise uragenda umangamanga, wagenze neza ku maguru abiri uhagaze wemye, kucyumangamanga. Kuko iyo umuntu amangamanga ntashobora kwihuta. Hari abantu bagenda bamangamanga aho bagira, perezida wacu niwe yavuze ngo bafobagana. Ngo ibintu bifoba abantu baraho nyine. Ariko icyo nenda kubabwira, none nangiye gusoma bibiliya, urumva jewe nize ibintu bya literature, nibyo nize muri universite kuri diplome ya mbere. Niga lisanse, twigaga literature, nibyo nari ndimo mu Kinyarwanda n'Igifaransa n'Icyongereza. Ariko nkakunda ibintu byitwa personage, characters. Iteka ryose mu gitabo twasomaga cyose narebaga aba personage barimo, nkabasesengura, nkareba ikibagira, kibaha imbaraga n'ikibaha intege nke. Noneho nangiye gusoma bibiliya nayo gisoma gutyo. Rero nkundamo abantu bamwe, ngo ku muntu witwa Yosefu ndavuga nti nayo nkiri umusore nk'uyu nguyu ya mbere icyitegererezo. Ngeze kuri Dawidi ndavuga nti nk'uyu nguyu wica Goliyati ya mbere icyitegererezo. Ngeze kuri Daniyeli w'umuhanga, ngo wagiye mu ishuri ariga, ngo bakoresheje ikizamini arusha abandi ishuri 10. Ndavuga nti nk'uyu nguyu ya mbere icyitegererezo. Buriya ni mujya gufata ibyitegererezo mujye murebera ku bantu nibura bafite ikigero kiri hejuru. Hari igihe usanga twigereranya nabo turusha. Jewe icyo kintu muranyibwira abakristo, igituma abakristo benshi tuguma mu buzima bwa gikristo butajya imbere nuko twigereranya n'ibiri hasi. Ngo jewe sinywa inzoga, ngo jewe sinywa itabi, ngo jewe, ukarondora ibyo udakora. Ariko ubuzima bufite imbaraga burangwa n'ibyo ukora. Hari ibyo naretse kugira ngo ntangire gukora ibindi by'igihe hejuru. Haleluya. Rero tugiye kujya mu minsi 40 yo gusenga no kwiriza ubusa, byubaki kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Jewe nkimara gukizwa nanditse muri bibiliya yanjye maze gusesengura, kuko jewe ubundi kugira ngo njyane mu bintu ntuzashyiremo amarangamutima. Ushobora kuza rwose ukirizariza nkakureba we uri amarangamutima ntari bumfateho. Mbwira ibintu mu buryo buri logique, numve yuko ari ibintu ushobora kujyamo. Niba ari no kugufasha wiza kuntera ama complex, ngo Imana izaguhana, ngo Imana ngo ntikwishimira. Imana izampana gusa niba ntaguhaye amafaranga Imana izampana kubera iki? Hari ubwo yigeze imbwira ngo nyakore n'indangiza nyaguhe, nibimbwira nzayaguha, nitabimbwira nayo nzaguha, ariko wiza untera ubwo. Hari abantu bajya babikora. Umuntu yigeze kunyandikira ambwira ngo nzanezerwa nkureba Imana igucira urubanza, nawe umugisha mfite nuko itazakugisha inama. Uzacirwa urwawe nanjye ncirwa urwanjye, buri muntu wese azimurikira imitwaro ye. Rero wisha mbwira ibintu, mbwira uti dore uko ibintu bigenda, dore impamvu. Kuko ibintu byanjye ntabwo ugiye guca mu mutima, ni nko guca mu gifu iwanjye. Kera nkirongora abantu babwiye madamu ngo ajya ateka neza, ngo agire gute, ahambwe atari kuko mbona ibintu by'ibiryo ntacyo bikubwira. Nawe ngo rero madamu nkubwire, nushaka kujya mu mutima wanjye ntuzace mu gifu. Nucamo uzaba wayobye, nta nzira uzabona isohokamo. Kuko ibintu by'ibiryo ntibishobora kuntera, ntabwo bishobora kuncumuza. Niyo mpamvu na Paulo agomba kuba ariko yarameze, yaravuze ngo niba murya cyangwa munywa ngo mujye mubikora ku buryo buhesha Imana icyubahiro. Mwambwiye ngo amen. Ariko ko biri mu byo tugiye kwiga, ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Noneho maze gusesengura nandika ni bibiliya ndimo gukoresha hano buyifunguye, wasanga kuri page ya mbere iteka ryose iyo nguze bibiliya nandikamo iyo nteruro, my life mission, intego y'ubuzima bwanjye guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi umugisha. Uko mbishoboye, haba mu magambo, haba mu gukoresha igihe, haba mu gukoresha ubutunzi, kubera abandi umugisha. Hari igihe twari dufite abana benshi mu rugo, niho byavuye ibyo. By the way, nabwiraga madamu, abantu bakamubwira ngo rero buriya ubwo mufite abana benshi mu rugo, ngo ntushobora gutekera umugabo wawe ibiryo byiza, ngo buriya azagera aho ngaho ngo araruke,
ngo ajye ahantu bamwitaho bakamuha keya. Tubiganira ku madamu wanjye turaganira cyane, ndabona ni madamu iturize ucurere muri Yesu, ni kuko ningera mu ijuru ntabwo Imana izambaza ibiro by'inyama nariye, ntabwo izambaza ibiro by'amafi nariye, ntabwo izambaza ibiro by'amafiriti nariye, izambaza umumaro nagiriye abandi muri bikeya yampaye cyangwa byinshi. Haleluya. Icyo nicyo twita ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Nari gihe usanga umuntu akubwira ngo ariko ngo ubonye amafaranga ngo kagura imodoka nziza, fine, niyo mfite iragenda. Ngo ubonye amafaranga ngo ugafata holidays ukajya muri Maldives, sinzi naho ziherereye ariko ndazizi uretse ko sindajyayo. Maldives nzawe ngiye gusurayo nyogokuru, ngiye gusurayo data wacu, ngiye gusurayo masenge. Amafaranga ngo mfata amafaranga nyajyane Maldives nsize hano abantu batajya mu ishuri, nsijya abana batiga, nsijya abana batigize naruhukiye iwanjye se. Ayo rero kujyana Maldives agashyira umwana mu ishuri nawe akazamenya ko ari umuntu wabayeho ugira neza. Kuko iyi si tubamo ni isi yabirebaho, ni isi yabikunda. Noneho ukibaza atari ko waruzi yuko kubwira abandi yuko ufite burabasi ya miliyoni 400 ntabwo by'impression Imana. Mwagize neza simbigaya mungurira imodoka nshya, ariko na RAV4 yanjye n'ukuri yaragendaga. Abantu bakajya bavuga ariko ngo buriya ngo buriya ni pastor Rutayisire Antoine ngo muri kariya kamodoka gashaje, RAV4 yanjye yari urwembe. Kuki ntigeze mbashyiraho umutwaro wo kungurira imodoka ndi hano imyaka 12 yose ngenda mu modoka imwe? Nuko nari nzi ko umumaro w'imodoka no kumvana aho ndi ukangeza ahandi, kandi iyo modoka ntabwo yigeze ipfira mu nzira ngo wenda mvuge ngo indaza mu nzira. Mwarakoze kumpizangeza kuri serikeye, ko nzi neza yuko nzayivamo njya mu ijuru. Nukuri iriya nimara imyaka nikomera nka RAV4 nari mfite, nzayivamo ninjira mu ijuru. Ko mwayimpaye ari nshya, umva ku myaka yanjye 68 ubu ngubu nzageza ku 100. Ningeza ku 100 izaba igihaye. Oya, ariko ntimugashake ubwinshi bw'imyaka sibwo bugira agaciro k'ubuzima. Ngiye kubibabwira, tugiye muri 40 ariko dusengera kuri intego ivuga ngo ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Buriya ni mureba muri Bibiliya 40 ni umubare ukomeye cyane ufite byinshi uvuga, ari nabyo mbifuriza kugira ngo mubisobanukirwe. Nitujya muri 40 tuzayigendereho. Reka mbaye ingero zigera nko kuri zingahe, wenda 5 6 za 40 muri Bibiliya. Tubona mu gihe cya Nowa, Bibiliya iratubwira ngo mu gihe cya Nowa imvura yaguye iminsi 40 n'amajoro 40. Irimo gukora iki? Irimo kweza isi yari yarandujwe n'imico mibi y'abantu. Twinjiye muri 40. Niba dushaka ubuzima buzahesha Imana icyubahiro, twagumye kuvuga ngo muri iyi 40 ngiye kuyisengamo, nyisomemo ijambo ry'Imana, nyumvemo inyigisho, imvura y'ijuru ingweho, nezwe ntunganywe nko mu gihe cya Nowa, havemo ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Amen. Indi minsi 40 tubonamo hano mu gitabo cyo kuva mu gice cya 34 umurongo wacyo wa 28 baratubwira ngo umukozi w'Imana Mose, Imana yaramuhamagaye azamuka umusozi ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40 asenga, amanukana amabuye yagombaga kuyobora ubuzima, handitseho amategeko yagombaga kuyobora ubuzima bwose bwa Isirayeli. Reka nitujya muri 40 ujye uvayo umanukanye icyerekezo gishya, umanukanye amahame y'ubuzima bushya. Uvuge ngo muri 40 barigishije numva hari ibintu ngomba guhindura, muri 40 barigishije numva hari urundi rwego ngomba kugeraho. Kuko icyo amategeko ya Mose yakoze mu buzima bwa Isirayeli, kubakura mu kajagari ko kutamenya gutandukanya ikizima n'igipfuye. Hari abantu benshi babaho ntabwo ubona ko ibi bintu urimo gukora bikwangiriza, ariko ngo n'abandi barabikora. Umva, nicarana kenshi n'abagabo n'abagore, reka bariho mperaho n'abandi ndabavugaho. Umugabo n'umugore mukicarana
umugabo arimo arakora ibintu bimusenyera urugo cyangwa umugore, kuko bose barabikora. Kamwe ati se mada, ushyize mu bwenge, ukuyemo no kuba umukristo, ushyize mu bwenge bw'abantu, ubona iyi myitwarire itarimo kukubakira umuriro utazima? Ese wa mugabo, ibi bintu urimo gukora ubona bitarimo kukubakira umuriro? Kuki umuntu yiyubakira umuriro utazima kandi yashoboraga kubaka ijuru? Kuko imbaraga ukoresha ukora nabi ushobora kuzikoresha ukora neza, ukagira ubuzima bufite ikindi kigero cy'imitekerereze. Reka mbaho urugero, kuko ibintu byinshi bisenya ingo. Top kuri list gucana inyuma. Mpora mbibabwira hano, ni ukuri niba nibeshya muzaze mu nyegere ndi jyenyine nawe umbwire uti ibyo watubwiye uratubeshya. Abagabo benshi baca inyuma abagore ntabwo ari abasaza nkanjye bavuga by the way nkanjye mbikoze Imana yanshinja nkatsindwa. Hari igihe umugore wanjye yicara hariya nareba nawe nkavuga nari kuriya mugore mwiza n'uwande najya kureba nkasanga ni wa wundi wanjye. None se mwari mwambona turi kumwe ubona ari inkumi, ubwo se musize nkajya gushaka inkumi, Imana ikamubwira se iriya nkumi wasize hariya wayigaye iki? Wabonye iyiruta iteye iti? Ka muzansubize. Abakora ibyo ngibyo muzambwire mwabonye iki kindi uretse kwibakira umuriro utazima? Usize umugore wawe, Rugamba yararimbye ngo nashatse umugore narutaga none arashaje jye nkibyiruka. Ubyiruka ujya niba waramushatse umuruta, uko asaza niko nawe usaza. Umugore wawe ni uwo nguwo. Ariko nutangira kujya gushaka undi ushaje, tekereza gusaza nabi. Uzi gusaza nabi abana bawe ukajya vuga ngo daddy twamwibeshyeho, ngo burya he is not the hero we idealized. Ayo magambo mvuga nayo abwiwe n'umwana twicaranye yaje muri counseling ya depression y'agahinda gasaza. Arambwira ati umva pastor, ikinteye agahinda gasaze jewe nitiranwa na papa turanasa, ariko amashemude ati kandi twakuze tuzi yuko ari icyitegererezo, atari kuko tugenda dukura tubona ko mama yahishiriye ingeso ze nyinshi ku buryo ubu ngubu bintera isoni kwitwa umwana we. Umuriro utazima. Uzi gusaza abana bawe bari ashamed of your existence, baterwa isoni n'imibereho yawe kubera ibintu wirirwamo. Kuki umuntu yakwibakira umuriro utazima kandi ashobora kubaka ijuru? Urubyiruko ukamubwira ati ariko kuri umusore, kuri inkumi ukabusa neza, uru rumogi unywa rwongera iki mu myigire yawe? Rwongera iki mu mikorere yawe? Izi nzoga urimo kunywa, nigeze kubwira umukobwa umwe twicaranye ndamwana, ariko ubu umuhungu wakubona wasinze nk'uku nguku yakwifuza ko umubera umugore? Haro, umugisha dufite nuko abakora ibintu by'uwo munsi uyu munsi ntibasenze, ariko niba urimo hano wajya gushaka no kubijyamo ubyihorere, ariko niba unabirimo ubivemo. Ariko nabarebye mbona abo ngabo bataje, ni ukuri ntabarimo. Narebesheje radari yanjye mbona batarimo, ariko n'abarimo ubwo baraza kwibwiriza babivemo, kuko nta mpamvu yo kubaka umuriro utazima kandi ushobora kubaka ijuru. Mose yamanukanye amategeko yo gufasha Abisirayeli kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzifuze inka ye mugenzi wawe, ntuzifuze umwanya we, ntuzifuze imodoka ye, ntuzifuze inzu ye, ntuzifuze ikintu cyose cya mugenzi wawe. Uramutse ufasha ayo mategeko byagukura mu kajagari abantu benshi bagenderamo. Mwambwiye ngo amen. Ariko iminsi 40 Mose arimo kuyungurura ibyagirira abantu umumaro. Indi minsi 40 umukozi w'Imana Eliya w'umuhanuzi agenda iminsi 40 agiye Horebu, yacitse intege yihebye. Aragenda ageze imbere y'Imana aribwira ati nyica mfe, nazigize ishyaka ry'umurimo wawe, bisha abagaragu bawe, nigiye usigaye, none baragenza ubugingo bwanjye nyiyicira. Imana iramubwira ati ya wakoze neza igihe unaniwe kuza imbere yanjye. Ndenda kubwira umuntu wese wumva unaniwe, wumva uru rugendo rumunaniye, wumva uru rugendo rumuruhije, wumva gukiranuka bimaze kumubera umutwaro, mara 40 Horebu hamwe na Eliya. Imana ikubwire ngo ya
ahubwo reka nkongerera imbaraga. Subiza inzira waturutse, ugende wimike Elisa mwene Shafati wa Berimehora aho umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Nurangiza wimike Hazayeli i Damasiko. Nurangiza wimike Yehu i Samariya. Uwo Yehu atazica Hazayeli azamwica, uwo atazica azicwa na Elisa. Ariko wowe nishigarije abandi bantu 1000 batapfukamiye Bayali. Genda ubakuremo ishuri ry'abana b'abahanuzi, icyerekezo cy'umumaro. Haleluya. Urabona nkanjye wibereye mu kiruhuko cy'izabukuru, ubu ngiye kumara 40 kabisa. Niba hari 40 izandyohera, mu byemere cyangwa mwe kubyemera, ni iyi ngiyi. Usigaye ndi umukristo nkamwe, uretse ko nambaye kora, ariko nanjye mfite, ndi muri transition. Inkore wazimana, ariko Mana ko nagiye mu kiruhuko cy'izabukuru nkaba ntarapfuye, ubundi ugiye umugaragu wawe nkora iki muri iyi myaka unyongereho yo kubaho? Iyi 40 rero icyo nzapfunukana mu gitege yombi, kandi ntabwo ari muri negative sense. Oya, ngiye kubaza Imana ngo ariko Mana, bimwe ndabibona myumva biyoga muri jewe, ngiye kwicara imbere y'Imana, nicare mfatikaye n'ikaramu. Ubundi niko nakoraga, nkicara nkafatikaye n'ikaramu, Imana ikadawunrodinga nandika, idawunrodinga nandika, idawunrodinga nandika. Nshobora kubabwiza ukuri, imyaka 12 namaze hano, iby'Imana yamanuriye muri gihe muri 2012, imyaka isigaye yose kwari ugusenga ngo bizabe. Nigeze kubibabwira hano, 2012 nakoze amasengesho. Ubundi jewe naheraga kuri bonane, igihe mwese murimo gutera inkoko agahinda. Inkoko kuri bonane ziba ziri mu kiriyo, abantu bose bariye inkoko, jewe nkagenda nkigira mu masengesho. Kubona nabwiye Imana ngo icyumweru cya mbere cy'umwaka, including itariki ya mbere, nzagaragara imbere yawe umbwire icyo nshakaho muri uwo mwaka. Agenda nkicara, Imana ikambwira. Ariko 2012 nzahora nyibuka ko n'umwika yanjye biranditse. Ubishidikanya azaze mbimwereke ndabifite. Hagaze hariya haruguru hari ibintu by'ibishugunda, hariya hirya mbona amazu. Amazu se nibeshye, ngenda senga njya mu mujyi, ariko nkabona hagaze amazu ya etage, amazu mpumirije mpumuye, ariko nkabona ni Remera, ariko nahumiriza nkabona amazu. Nyamara Imana irimo iranyereka ibintu. Ibyo nashushanyije icyo gihe nibyo bihagaze uyu munsi. Kuko kumanura, umva, kwicara ukajya imbere y'Imana ukamanukana icyerekezo gishya cy'umurimo. Reka mbaho indi 40 twihute. Muri Matayo ibice 4 umurongo wa 2 baratubwira ngo Yesu aragenda asenga iminsi 40. Icyo gice kirangira batubwira ngo amanuka ku musozi afite ubutware n'imbaraga. Mana, ndasenga ngo nyuma ya 40 zose twagiye dusenga hano, iki cyabaga mu byifuzo byanjye, tuzahave Remera itera yindi ntambwe, tuzahave Remera iteye yindi ntambwe. Umurero sinya pastor, ikibazo ufite ushobora kwibeshya ko uburemera yageze yijya. Reka da, ijuru ntiriraba. Revival, hari ibintu Imana itugatuze, hari ibintu Imana itetse, hari ibintu Imana igiye kwarura, hari ibintu Imana igiye gukora, kandi tugomba kubisengera. Kuko no kubakora urusengero rwari muri uwo murongo. Imana yaratubwiye ngo nzabaha revival. Ndavuga nti reka izasange dufite ikigega, abantu nibihana ari benshi babona aho bica. Ndacyategereje kuzabona twateranye iteraniro hariya hejuru, abana ntibajye baza guterana n'abakuru bagahitira muri Sunday school, tugakora amateraniro nk'atatu yuzuye nk'uku nguku, kubera ko Imana izaba yakoze kandi ibyo tubisengeye muri 40 tukazamanuka tubwiriza ubutumwa, agahuru ka Satani kagashya. Ndabikumbuye, ndashaka kuzabibona 40. Haleluya. 40. Reka mbongereho utundi ntari nashyizemo. Muri Samuel wa mbere bice 17 umurongo wa 16 ko hari n'abandi bazasengera kuri iki gice. Umugabo witwa Goliath ngo yamaze iminsi 40 yidodomba, arimo kuvuga ati nimunshakira umuntu w'umugabo umwiriye aze turwane. Hari abantu bafite za Goliath zibahagaze imbere, zimaze iminsi zivuza induru. Muri iyi 40 uzabwire Goliath ngo Goliath, ku munsi wa mbere vuga, ku munsi wa kabiri uvuge, ku munsi wa gatatu uvuge, ariko ndarangiza iyi 40 wahirimye.
40. Ku munsi wa 40 Dawidi aratunguka, Goliyati arahirima. Imana izabatabare nyuma ya 40. Ariko mbabwire, 40 twasengeye hano, igiseke cyabagaha. Ndababwiza ukuri, igiseke cyabagaha cyabyaye abana. Mbwiye abantu ngo umuntu uzi neza yuko hari abantu yashyiriye icyifuzo hano muri 40 cy'urubyaro rwa bene wabo cyangwa abana babo cyangwa bake, hanyuma Imana ikabishyira ku amanike turebe. Mureke abantu bamanike murebe, murababona ndabizi. Abantu baraje bagasenga bakavuga ngo hari ikintu cy'ikigoriyati cy'ubugumba cyicaye hari iwacu, ndagihirika tugahuza ijwi akagishyiramo hano. Uzi uko nasengaga, nagifataga nkavuga ngo Imana, uyu muntu simuzi, ariko waravuze ngo babiri ni wahuza umutima kugira icyo basengera. Muje umutima n'uyu muntu watanze iki cyifuzo, baho umwana. Nkajya kubona nkabona abana baravutse, nkavuga ni muri 40 za Goliyati zirahirima tu. Haleluya. Hanyuma mbongerereho indi imwe twinjire muri iriya nyigisho. Ndayigisha amagambo magufi kuko ubundi ibyo nagomba kubigisha mwabyumvise. Muri mu kubara ibice 13 murongo wa 25, Mose yohereza abatasi 12 bajya gutata igihugu cy'amasezerano. Baratubwira ngo bamarayo iminsi 40 bazenguruka icyo gihugu. Haleluya. Rero biri mu bintu nkunda. Hari amasezerano menshi Imana yatubwiye. Je muri iyi 40, ubwo ndimo ndifatanya namwe ngo batera umwete, wenda hari nabandi bameze nkanyu. Muri iyi 40 mfite ahantu nzicara nkatata igihugu cy'amasezerano, nkumva icyo Imana irimo gukora, nkumva icyo Imana kuko buriya uburyo bwiza bwo gusenga ni ugusengera mu murongo w'iby'Imana igiye gukora. Kuko iyo ubugiyemo ubwo bivuga ngo igiye kugushyiriramo imiyaga, kuko uri murajya aho Imana ijya. Haleluya. Ntuzahure n'Imana igiriya wowe ugiriye, ahubwo reba igirimo kujya ujyane nayo. Amen. Imana nivuga ngo ngiye gukora ibitangazo uvuge ngo nzaba ndimo tu. Imana nivuga ngo ngiye kuzana ububyutse uvuge ngo nzabugiramo uruhare. Imana nivuga ngo ngiye guhindura iki gihugu uvuge ngo nzaba ndimo. Haleluya. Hari igihe rero iyo tuvuze guhindura igihugu abantu bibwira ngo Imana igiye kugisenya. Hari abantu bahanura nabi. Iyo Imana igiye guhindura igihugu ibigiye kukigira cyiza, tuyikundiye tukihuta tukajya mu murongo wayo, ubucafu bwose tukabukuraho, mwabona ibitangaza Imana ikora. Mugiye kureba icyo Imana igiye gukorera uru Rwanda. Iyo korazi twajyaga twiririmba kera turi mu masengesho dusengera igihugu, mugiye kureba ibyo Imana igiye gukorera u Rwanda, kandi yarabikoze. Twayiririmbaga muri bya 96 na 7 turi mu ntambara y'abacengezi, turi mu bintu bimeze nabi, ariko Imana ikatubwira ngo iki gihugu nzagihindura, aho mwagejeje ku biciro ry'imigani nzabahindura icyitegererezo. None Imana irimo irabikora. Muzabare umubare w'abantu baza kwiga, kandi ntituragera aho tugomba kugera. Hari ibindi Imana ifite imbere, ariko twebwe abasenga tugomba kwinjira imbere tukabanziriza abantu, tugatata igihugu cy'amasezerano, tukamenya ibyo Imana igiye gukora, tukajya tuvuga nk'abantu bahishuriwe. Ahubwo ubona abantu baraho bavuga mwe murarangaye. Amen. Iyo umaze gusobanukirwa ibyo ngibyo rero, muzajya mwumva nsubira mu magambo bihangange by'Imana mu ndirimbo baririmbye ngo nimuberwe bakobwa, ariko ukoze ibyo umwami yagutegetse wabiki. Mureke dukora ibyo umwami yadutegetse, turebe icyo Imana igiye gukora. Haleluya. Noneho amagambo dushingiraho uyu munsi twinjira mu minsi 40 nariya twasomye muri Yesaya igice cya 43. Imana iravuga, nimushyireho ayo magambo abari kubyuma. Imana iravuga ngo nimunzanira abantu banjye. Yesaya 43 murongo wa 4 ngo abantu niremeye nk'ababumba ngo bampeshe icyubahiro. Haleluya. Nimunzanira abantu banjye, abantu niremeye ngo bampeshe icyubahiro. Haleluya. Ahandi hariya Paulo yandikiye Abakorinto akabwira ngo mwabamurya mwabamunywa, icyo muzaba mukora cyose mugikorere uhesha Imana icyubahiro. Nayo magambo twinjiranye muri 40. Ibintu bibiri. Icya mbere ni identite yacu.
Imana iravuga ngo twebwe iyo tureba turi abantu Imana yaremye ituremeye kwihesha icyubahiro. Maze Dawidi muri Zaburi 139 akavuga ngo nkiri mu nda ya mama ngo warambumbabumbye undema mu buryo bw'igitangaza. Haleluya. Undema mu buryo bw'igitangaza. Buri muntu wese uri hano Imana yamuremye mu buryo bw'igitangaza kugira ngo abo guhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Ega mbaho urugero kuko we twese turamuzi, ajya ahagarara imbere hano agasirimba. Venera uri inshuti yanjye, humura ntabwo ngiye kugukoza isoni. Ushobora kubona Veneranda ari mugufi nkuko ari mugufi, kavuga ngo ese ngo buriya ngo Imana yamuhoye iki? Imana igabwira ngo namuhoye iki? Ntacyo namutwaye. Uriya azampesha icyubahiro kuko azatinyuka gushima Imana areshya uko areshya, azatinyuka kundirimbira areshya uko areshya, azakoza isoni abakobwa beza barebare banze gushima no guhimbaza kubera ko wenda hari ikindi babuze gito, ugahesha Imana icyubahiro. Haleluya. Ndizera ko utandakariye ntacyo dupfa, kandi norize guhagarara hano abantu bakakubona. Imana ishimwe. Yihesha Imana icyubahiro ko turi abantu Imana yaremye mu buryo butangaje kugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Haleluya. Niba Imana yaraguhaye kuba mwiza, hagarara mu ndorerwamo ubwira Imana ngo Mana nciye bugufi imbere yawe, kuko ubu buranga sije wabuzanye ku isi. We kwirata uburanga bwawe kuko uri igishushanyo cy'Imana, n'ababyeyi bawe ntibagushushanyije ujya kuvuka, bakubonye wavutse usukusa. It's just by the hand of God. Nimunzanira abantu banjye niremeye ngo bampeshe icyubahiro. Ikakurema ikagufata mu bwonko bwawe, ikawayaringa ubwoko bwawe, ikabucomekeranya, ukaza uri umuhanga iburyo n'ibumoso. Giye reka mbabwire, ubundi nshaka kwiga sciences, ni nazo natsindaga cyane, ariko na lettre narazitsindaga. Hari ibintu bajya bavuga ngo umuntu ngo ari left brain ngo ari right brain, mbese ngo ni umuhanga iburyo cyangwa ibumoso. Yewe nari umuhanga mu mpande zombi. Ariko Imana ikavuga ati uyu mugabo rero impamvu namuhaye ubwonko ushobora gukora imibare ariko bukamenya no kuvuga, hari igihe azaba pastori ubara amafaranga akamenya no kuyapangira, hakavamo amazu y'ubucuruzi, hakavamo urusengero runini, hakavamo n'ibindi, kuko namuremye gutyo ngo ampeshe icyubahiro. Noneho barangiza ukabona umuntu nkanjye yigize kabutindi, yigize akagati, yewe ubwo mu ndeba ubu ngubu Imana yarampombeje ngira pastori, none ubu nari kuba ndi umukire. Yongera guti Imana igabwira wese naguhombeje iki? Ubundi wariremye, jewe naragufashe nshyira ubwonko bwanjye mu mutwe wawe ngo nkorere, none wigize kabutindi. Uzi ko abantu benshi bahakana Imana arabu yagiriye neza, ariko ngo abantu bazi ubwenge, ibyo muramihura nabyo, ngo abantu bazi ubwenge biyangiza bakajya kujya mu bintu by'ubupastori by'ubugoryi, ngo abantu bazi Imana biyangiza, ngo bakirirwa ngo basenga amasengesho y'iminsi 40, ngo bagomba gukora. Abantu b'abanebwe babuze icyo bakora. Nakwambia jewe ntabwo ushobora kundusha gukora, kandi ntushobora kundusha gusenga. Ntabwo gusenga ari ikimenyetso cy'ubunebwe. Gusenga nabi nicyo kimenyetso cy'ubunebwe, kuko nabandi badasenga bafite ibindi baba bakora by'ubunebwe. Ugiye mu cyaro cyacu uzasanga abantu bicaye bakina igisoro. Sindumva bafashe ibyemezo byo guhagarika bakina ibisoro mu masaha y'akazi. Barakubwira ngo abasenga ngo nibo batigiye, nyamara abantu batigiye benshi ntabwo ari abasenga. Hari ababa bicaye banywa inzoga, hari ababa bicaye bakina ibisoro, hari ababa bicaye bakina amakarita, hari ababa bicaye bakora ubusa. Yewe nahitamo n'ujya gusenga kuruta ukora bene ibyo ngibyo, kuko ngowe ni inkora busa. Usenga wenda ashobora Imana ishobora kumugenderera, ariko umuntu akaza akakubwira ati bishoboka bite ko umuntu uzi ubwenge nkawe yiyangiza akaba pastori? Ahubwo nariyangije. Umuntu umwe yigeze kumwira ngo ntwamureka nkubwire, washobora kuba hari zaburo nkeya zidafunze neza mu mutwe wawe, kuko yarampaye offre nziza rwose irimo cash, irimo n'ibindi byinshi. Arambwira ati ndamubwira ariko ngewe mfite akazi, ntabwo ndi ku isoko. Ati no, atariko niyo umuntu afite akazi, ati nibura agira ambition. Ndamubwira ngewe mfite ambition zikomeye. Ambition urazindusha se? Ngewe mfite ambition muri Yesu. Nari pastori hano, ambition nari mfite no kubona Remera ikuru, wakumva yuko nagombye kubita nkajya kureba ahantu
bampa imodoka nziza, bakamuha umushahara w'amadolari 10,000, ibyo ngibyo. Jewe mfite ambisiyo zitandukanye nizo. Hanyuma arambwira ngo urabizi kwagomba kuba ari utuboro dukeya tudafunze neza. Ntabwo yumva ukuntu umuntu ufite masters muri leadership, ufite doctora muri leadership development, yifata akajya kwicara akaba pastori mu nguna y'umujyi, atari na bishop nibura. Uretse ko nibaza ariko ubundi kuba bishop no kuba pastori sinanabitandukanye. Ntabwo nigeze nungunika ngo nuko ntabaye bishop. Kubera iki Imana yampamagariye icyo nakoze, ubwenge yampaye nicyo nabukoresheje, aho yanshyize niho nakoze. Amen. Turi abantu Imana yaremye. Ndenda kukubwira we wicaye hano, Imana iravuga ngo intwariye kwirata ubutwari bwayo. Cyane cyane ko buri abantu babaye abasirikare. Reka ndebe hasi ntagira uwo ndeba akagira ngo niwe ndimo kureba. Buri abantu babaye abasirikare bakarwaniza intambara bakazirangiza. Iyo mbaza umubare w'abantu nzi, harimo na bene wacu, harimo ba marume, harimo barumuna banjye, harimo babyara banjye n'abandi batagarutse. Uwagarutse wese ikintu cya mbere yagombye gukora no gushima Imana, kuko iyi kompure iguye ntabwo izifite izina, nta nubwo uyikwepa kuko ntuyumva inaza. Ubibona abamaze gupfa bapfuye wowe ugihagaze. Imana ikavuga ngo intwariye kwirata ubutwari bwayo, ngo umukire ye kwirata ubukire bwe, umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe, uwirata wese yirate ko yamenye, akamenya ko ndi Imana y'imbabazi. Ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Ni mumpamagarira abantu banjye niremeye ngo bampeshe icyubahiro. Twese abarimo hano, iby'Imana yakunyujijemo byose ni ukugira ngo ikubakire ubuhamya bwo kwemeza ko Imana igira neza, uyiheshe icyubahiro. Abi Imana yatwaye ukabona ubutunzi bwawe bugenda bwiyongera, ni ukugira ngo umurimo w'Imana ubone support, kuko Imana yakugiriye neza. Icyo nicyo kibazo dufite. Abi Imana yahaye ubwenge. Ariko nshimira abanyaremera, nabayoboye imyaka 12 kandi izi principe zose mwarabikoze pe. Twubakura urusengero, ba engineer batanze ubwenge bwabo bararushushanya for free, bakoresha ubwenge bwabo bararubarira for free, bakoresha ubwenge bwabo bararusupervisa for free, bakoresha ubwenge bwabo bararwubaka for free. Ntacyo tubahaye uretse kurangiza gusa tukamuha certificate yuko company yabo yakoze ako kazi, wenda akajya bigenderaho aho agiye gusa bakavuga turi urusengero nitwe twarwubatse. Ariko ubwenge bwabo babushyize hano. Nta na rimwe nigeze ndara ijoro kubw'amafaranga. Abakristo biremera muri ibitangaza by'abantu, abantu baritangaga nk'abandi ntibibaho, baratanga bagatanga bakajya no gushaka ndi hanze, yewe nigaramiye. Hanyuma birangije abantu bakabeshya ngo ni kwa Rutayisire, ni kwa Remera Anglikani. Abakristo biremera Anglikani niwo wubatse ibi byose, nagenda baho ubuhamya bwabyo. Ariko buri muntu wese yashyizemo ikimana yamuhaye. Abantu niremeye ngo bampeshe icyubahiro. Talents zose abantu bazishyizemo, igihe cyabo bagishyizemo, ubutunzi bwabo babushyizemo. Imana ikora umurimo. None uno munsi iraduhamagara ngo nimwongere, mushyiremo ubwenge bwanyu mu byo nzakora, mushyiremo ubutunzi bwanyu mu byo nzakora, mushyiremo igihe cyanyu mu byo nzakora, kuko muri abantu nimunzanira abantu banjye niremeye ngo bampeshe icyubahiro. Cyara twari dufite umusenyeri, iyo twabaga twakinnye n'andi mashuri tukayatsinda, yakundaga kuza kutureba twakinnye, akavuga ngo bana banjye ngo uyu munsi mwanejeje, ngo maze ngo muragahora mutyo, namwe banyaremera muragahora mutyo. Amen. Tubu ubwoko bw'Imana, abantu Imana yiremeye ngo tuyiheshe icyubahiro. Amen. Hanyuma Paulo aravuga ngo noneho ni naho nshoreje, ngo ibyo muzakora byose, mwaba murya, mwaba munywa, mwaba mukora n'undi murimo, mukorere byose kugira gute uhesha Imana icyubahiro. Urabizi mpora mbibwira abakristo hano, mwaba murya,
ujye muhesha Imana icyubahiro. Wari wajya mu bukwe tukajya kuri bufe ukabona inyama bazicaraho buri gihe, abwira abantu ariko kuki muhagarara ku nyama? N'umuntu yigeze kubikoraho blague mu bintu byo hari akantu kabaga kuri radio bavuga ngo kwisanzura, ngo ni igihe ugiye muri reception ugasanga inyama ntawe uzihagazeho. Ariko nkabwira abantu ariko iyo ugiye ugasanga inyama ziri hariya ugatwara inyama 10 kandi ubona inyuma yaho hari abantu benshi, mwabonye ko mu bukwe ibiryo birashira, hanyuma ugasanga ibya mbere bishira ni inyama. Ariko nuko baba babaze nkeya cyangwa nuko abantu baba bariye nyinshi. Nimujya kwiseriva no mu bukwe ibyo mukora byose mwaba murya, muhesha Imana icyubahiro. Paulo yigeze kubwira abakore ntabwo atariko aho kugira ngo mujye muza gucuranwa, mujye muza muriye. Sibyo? Nujya mu bukwe ujye uzuriye, wiserive bikeya kugira ngo nabaza nyuma yawe baze kubona ibyo barya, muhesha Imana icyubahiro, mubera abandi umugisha. Sibyo ra? Ariko ngo niba munanywa, ariko muri no minsi nkunda polisi y'u Rwanda, twese ducisha bugufi uretse iki. Abapolisi bajya bamfata cyane cyane kubera ko hari igihe mba nagiye kuvuga ubutumwa nko mu nkano kure, hataha mu masaa 5 muri weekend. Rero mu masaa 5 saa 4 polisi bayari yamavubi ariko metre ibirimo kuvugiriza unyura hose huhamo. Noneho rero je icyo nkundira abapolisi bacu, manura ikirahure rwose n'ama confidence menshi, ntibitese mwa ngo pastor ngo ni wowe ngo igendere, hanyuma se ko warumpagariza ngo ya ngo we rwose ngo ntabwo naguhaka akantu ngo uhuhemo ngo ndakwizera. Nkavuga numva rero mana uzamfashe sinzamere nka wa mupastori uzi ko ushobora kumanura ikirahure wasomye kamwe akumva impumuro agavuga ati huhamo nawe huhamo. Ngo umupastori umupolisi yaramubwiye ati huhamo, aramubwira ati ko numva uhumura divayi. Pastor aramubwira ati ariko urabizi umwami nkorera agira iyo ngeso yo gufata amazi akahindura divayi. Ati ubundi muri terimosi yanjye harimo icyayi, atashobora kuba ari wowe wongeye akabikora. Ndakurahira ibyo ntabwo uzabubwira umupolisi w'u Rwanda, azaguhuhishamo. Ariko nimwe munanywa tunywerese tugereye amahoro, duheshe Imana icyubahiro, twiyeje agaciro. Mwambwiye ngo amen. Ariko ubundi abanywa nyinshi ntabwo basenze uyu munsi, ntabo ndimo kubonamo, narebye mbona badahari. Ariko niba uri mu uyu munsi turimo turasoza, icyo twaba dukora cyose tugikorere guhesha Imana icyubahiro. Nujya mu kazi umuntu aragenda n'umuboye ahantu, n'umukozi wo mu rugo, nta soni zirimo. By the way, ndashaka gukosora abantu bagira isoni zo kuba abakozi bo mu rugo. Kuba umukozi mu rugo n'akazi nk'akandi. Ubundi buri witegereje, uretse ko hari abantu bagira bashebuja na banyirabuja babagome, nabyo nshaka kuvugaho. Ubundi akazi ko mu rugo niko kazi gahemba neza mu tuzi two hasi. Kubera iki? Muri kino gihe umuntu arava muri tiveti akaza akakubwira ati jewe minimum muri bumpembe ni 60,000, kandi iyo 60 niwo murongo w'ubukene leta yashyizeho, nanjye ndabyemera. Noneho yarangiza yari ibiryo byawe, ntari bukodesha inzu, nta tike ari bufata agiye ku kazi, kuko akawi yakagiyeho ni nawe wishyura motari. Siko bigenda se? Iyo umutumye agiye guhaha ni wowe wishyura motari. Yarangiza ukamuha 60,000 bya saving. Ndabarahira abashaka nk'umuntu ukorera 200,000 ajya ku kazi, ashatse yakwishakira akazi ko mu rugo nuko mutabyize. Ni iki gituma abantu batagafata? Baba bumva ngo bisuzuguritse, ngo bigize bite. Ariko reka mbereke, turabyumva kimwe. Kuki umukozi ukora muri hoteli useriva muri hoteli mwumva bidasuzuguritse? Ni ibintu mwishyize mu mutwe.
umukozi ukora muri hoteli bakamuhemba 120 ari butege tagisi, ukora mu rugo uhembwa 60 amurusha umushahara. Wowe urakora muri hoteli ukodeshe geto, urakora muri hoteli ufate moto, urakora muri hoteli n'ibindi. Umuntu wicariye hariya wongeraho no kugavura kiha bonus. Ariko ibyo ngibyo byo ntibihesha Imana icyubahiro. So icyo ndimo kubigisha ni iki? Ibyo mukora byose mubikorere guhesha Imana icyubahiro. Niba ukorera bashobuja, igana Yosefu. Yosefu ngo yakoze kwa Potifari, yajya guhaha ntagavure, ayo yasaguye akayagarura. Potifari akavuga ati yampaye, hari umuboyi ugarura amafaranga. Yateka ibiryo akabiteka nk'uwitekera. Potifari aravuga ati uyu nguyu rero ari promotable, agomba guhabwa kuzamuka mu ntera. Hari abantu bashaka kuzamuka mu ntera batarakoze neza. Ndashaka kubwira abakozi bose barimo hano bafite akazi, waba ukorera leta, waba ukorera umuntu ku giti cye, nawe iyo waba wikorera ugomba gukora ku buryo n'Imana yakureba ikavuga ngo uyu muntu akwiye kuzamuka mu ntera, guhesha Imana icyubahiro nka Yosefu. Haleluya. Niba uri umwarimu, igisha nk'uwigishiriza Yesu kureba. Niba ukora mu biro, kora nk'ukorera shobuja wo mu ijuru, niko biri, uhesha Imana icyubahiro, nibyo bizaguhesha promotion. Amen. Ibyo mukora byose mubikore mu buryo bwo guhesha Imana icyubahiro. Uko mubaho kose ibyo guhesha Imana icyubahiro. Niba wicayemo hano kawumva umwuka w'Imana akubwira ngo ariko uyu niwo munsi wawe wo guhinduka, kuko hari ibyo udatunganya. Mukiza numvise ijwi, zamura ikiganza aho uri tugusengere. Jawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe, nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyozamuganya. Zamura ikiganza aho wicaye niba wumvise umwuka w'Imana avugana nawe ko uyu ari wo munsi wawe. Iri ni itangiriro ryo guhinduka. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Urebe ibiganza bizamutse imbere yawe, nibyo abantu barimo kukubwira ngo barashaka guhindura, bagahindura uburyo babaho, bagahindura uburyo babana n'abandi, bagahindura uburyo bakora, bakabaho ubuzima buhesha izina ryawe icyubahiro, bakabaho ubuzima buhesha abandi umugisha, bakabaho ubuzima bukunezeza nabo bukabanezeza, bakava mu byo Satani yababeshyaga. Reka imbaraga zawe zimanukire guca imigozi yose Satani yabafatishaga. Amaraso yawe abeze, ubakomeze mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu, iyi minsi 40 izashimangira ibyo wababwiye, ubuzima bwabo buhinduke, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, izina ryawe rihabwe icyubahiro, rishyirwe hejuru. Ko ni mu izina ryawe tubisabye Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.